Akurikiyeho ubwo abantu barimo bajya gusenga amasengesho ya nimugoroba, buri umwe wese aho ngaho mu gace ndetse n'abavuye mu duce dutandukanye babaga baje kureba ibitangaza uyu mugabo Joshua yakoraga, uko Ruthi ndetse n'umwana we Sami bari bagiye nabo bagiye gusenga muri urwo rusengero. Ruthi yakekaga yuko umwana we namugeza ku rusengero bari mu musengere, noneho akabasha kwibagirwa ibyo ari gutekereza agatuza. Urusengero rwari rwuzuye abantu benshi cyane bari gukoma amashyi, bari kuririmba bakomera amashyi uyu mugabo Jonas. Nuko Sami aho yari yicaye iruhande rwa mama we ariko acecetse, ko ubwo amasengesho yakomezaga wa mugabo wa profete atangira guhanura nk'uko yarasanzwe abikora. Nuko arangije aravuga ngo imbaraga z'Imana ziri hano iri joro, nimba ukeneye gukira igira imbere. Nuko iyo avugaga ibyo ngibyo buri wese aho mu rusengero yahita atangira gukoma amashyi ndetse bagatangira bakavuga ati amena. Ariko wa mwana w'umuhungu nta kintu na kimwe yavugaga, yarimo yitegereza uyu mugabo ibyo ari gukora. Nuko wa mwana w'umuhungu muri ako kanya yahise ahaguruka ndetse n'uburakari bwinshi. Ijwi rye ntago ryumvikanaga nk'iry'umwana kubera ko ryari ijwi riri strong, ari ijwi rifite imbaraga ku buryo ryumvikanaga mu rusengero, mu nkuta z'urusengero. Nuko ako kanya umwana agihaguruka, urusengero rwose rwahise ruceceka, amaso yose yahise yerekeza kuri uyu mwana w'umuhungu ukiri mutoya. Abagore bamwe bari bashinzwe gukora serivisi aho ngaho mu rusengero batangira kumukanga bamubwira ati Sami yicara, ariko Sami ntabwo yagize yicara, yakomeje imbaraga no gukomeza arahagarara. Arangije araterura avuga ati uno mugabo ari kubabeshya, uyu mugabo ntabwo yaturutse ku Mana. Uyu mugabo w'umuprofete arangije atangira kurakara, atangira kuvuga ati ubu bugoryi ni ubugoryi iki? Ese ninde muntu ushobora kubasha kubangamira ibikorwa by'Imana? Sami arangije amutunga urutoki, arangije aramubwira ati njyewe nabonye umwuka wera kandi yambwiye buri kimwe cyose, yambwiye ukuri kwawe. Wowe uri gukoresha imbaraga za Satani kugira ngo uyobye abantu. Buri umwe wese ibyo bintu byose bimushoka, babura bose babura uko bifata. Nuko wa mugabo Prophet Jonas arangije yigira imbere, nuko arangije avuga ngo uyu mwana w'umuhungu ni ishyano, uyu mwana w'umuhungu ntimumwumve, Satani ari kumukoresha kugira ngo arimbure ijambo ry'Imana. Wa mwana Sami ntabwo yagize acika intege, yahise azamura ibiganza bye, arangije areba abo bantu bose bari mu rusengero, arongera areba wa mugabo w'umuprofete, arangije aramubwira ati nimba uri kuvuga ko ndi kubeshya, ngaho tegeka ntihagire igikoreka, ariko nimba ndi kuvuga ukuri reka Imana ibikwereke nonaha. Buri umwe wese wari aho ngaho yari kureba ibyo bintu biri kuba acecetse. Nuko inyuma y'abantu bose umubyeyi umwe yahise atangira gusakuza, ndabasha kugenda, mbasha kugenda. Nuko buri umwe wese yahise ahindukira areba wa mugore ukuntu ari guhaguruka ava mu kagare yagendagamo. Umubyeyi yari yishimye cyane, umubyeyi aravuga ati njyewe nabaye muri aka kagare imyaka myinshi cyane, ariko ubu ngubu ndabasha guhaguruka nkagenda. Buri muntu wese aho ngaho ibyo bintu byahise bimutungura, buri umwe wese atangira kuvugana n'undi aho ngaho, bose bibaza buri kimwe cyose, bagiye bizerera kuri uyu mugabo Jonas. Wa mugabo noneho yahise arakara cyane, uburakari burazamuka. Nuko arangije atangira kuvuga ngo uyu ni umutego, muramenye nimugwe mu mutego. Nuko ubwo amasengesho yarangiraga, nuko hatangiye kuzamo amacakubiri. Abantu bamwe na bamwe bari bamaze kwizera uno mwana Sami bahise batangira kuva mu rusengero ndetse banga kugaruka muri urwo rusengero, ariko abandi nabo bagumye aho ngaho. Uyu mugabo yakomeje kuwumvisha ukuntu ari Satani wabatatse. Nuko Ruthi yafashe umwana we Sami, barangije basubira mu rugo. Mu bwonko bwa wa mubyeyi hari harimo ibintu byinshi cyane. Uyu mubyeyi yamaze kubona ibitangaza n'amaso ye. Nuko bageze mu rugo, umubyeyi arangije abaza wa mwana ati ariko Sami, biriya bintu wabikoze gute? Sami arangije aramubwira ati mama, ntabwo ari njye wabikoze, Imana niyo yabikoze. Ruthi ubwo yatangiraga kuganiriza umugabo we John uko byagenze, John yatangiye kurakara, aravuga ati ibi ni ibibazo, uno mwana wacu agomba guhagarika kuvuga amagambo menshi mbere yo kwishyira mu bibazo. Ariko Sami yari umunyembaraga, Sami yarazi ukuri kose, Sami yari yiteguye kurangiza misiyo ye. Nuko inkuru zakomeje gukwirakwizwa, buri wese abwira undi ibyabaye mu rusengero. Abantu batangira guhwihwisa mu masoko, ahantu hose aho ngaho bavuga ibyabaye. Nuko batangira kuvuga uburyo hari umwana w'umuhungu wakoze ibitangaza, ndetse akagaragaza yuko wa muprofete ari umuprofete ukoresha imbaraga za Satani.
nuko Prophet Jonas arangije iryo joro yahise ahamagara byegera bye, arangije aravuga ati uriya mwana w'umuhungu yankujije isoni. Nuko umwe muri abo bamufashaga mu nsengero arangije amubwira mu ijwi rituje ati Prophet, uriya ni umwana wirakara cyane, menya ko uriya ni umwana mutoya, wenda dushobora kwirengagiza ibyo yakoze. Nuko akimubwira gutyo Jonas ahubwo atangira gusakuza, arangira aravuga ati uriya mwana ni ikibi, ninagira icyo nkora abantu benshi cyane ntabwo bazongera kwemera imbaraga zanjye, uriya mwana ngomba kumuhagarika, tugomba gukora ibishoboka byose tukamuhagarika mbere y'uko arimbura buri kimwe cyose nubatse. Nuko Jonas yahise atangira gupanga uburyo agomba kongera akagarura icyizere Sami yaramaze kumukuraho. Ariko ibyo byose uko byari biri kuba, Sami yari yicecekeye. Buri joro ubwo yabaga agiye kuryama yarapfukamaga hafi y'igitanda cye akinginga Imana, agasenga, akabwira Imana ati Nyagasani nyobora imbaraga. Ariko Ruth nta mahoro yari afite. Mama we yari afite ubwoba bwinshi cyane bw'umwana we. Umwana we yari yamaze guhinduka bidasanzwe. Ahangaha yagaragaraga nk'umunyembaraga ndetse akagaragara nk'umunyabwenge. Nuko umugoroba umwe ubwo Sami yari yicaranye n'abana benshi cyane bicaye munsi y'igiti, noneho atangira kubabwira ibyo umwuka wera yamweretse. Nuko arangije araterura avuga ati Imana ishaka yuko tuyizera aho kugira ngo twizere umugabo ubeshya akoresha imbaraga za Satani. Abana bagumye aho ngaho baramwumva neza cyane. Imitima yabo y'abana bakiri batoya yakiriye amagambo y'umwana yarimo ababwira. Ariko wa mugabo nuko Prophet Jonas atangira gupanga kwerimina cyangwa gukura mu nzira uyu mwana Sami. Nuko hashize iminsi mikeya Rusi ndetse n'umuhungu we Sami bagiye mu isoko guhaha. Isoko ryari ryuzuyemo abantu benshi cyane bari kugurisha abandi bahaha. Ako kanya pasiteri ahise ahatunguka ndetse ari kumwe n'abamufasha mu rusengero. Nuko uyu mugabo w'umuprofeti arangije atunga urutoki wa mwana, arangije avuga ati dore wa mwana uhora ugenda avuga ibihuha mbeshyera. Isoko ryose ryahise riceceka. Nuko amaso yose bahise bayahanga kuri wa mwana Sami. Arangije abwira wa mwana ati wa mwana we nukubera iki ukomeza kugenda umbeshyera. Nuko Sami arangije yitegereza wa muprofeti, yari afite ubwoba ahangaha, ariko uyu mwana yahise yibuka ibyo wa mwuka wera yamubwiye. Nuko Sami arangije aramubwira ngo uri kunkanga, nushaka unkange, ariko ndabizi neza ntabwo wowe uri intumwa y'Imana. Wowe ukoresha imyuka mibi kugira ngo urangaze abantu, kandi Imana irashaka yuko buri umwe wese urahangaha amenya ukuri. Nuko abantu bari barongaho bose batangira kujurajura bavuga, amaso yabo bahita bayahanga uyu mwana w'umuhungu ndetse na Prophet. Nuko Jonas arangije aravuga ni gute ushobora gutinyuka gushinja umukozi w'Imana? Ese wowe urinde wo kunshinja? Nuko Prophet arangije aravuga ati hagarika ubwo bugoryi, hagarika kugenda unsebya. Nimba koko waratumwe n'Imana, reka Imana igira ikintu ikora aka kanya. Nuko buri wese wari uri aho ngaho yahise ahagarika buri kimwe cyose yari ari gukora, bategereje ngo barebe nimba koko hari ikiba. Sami yahise amanura amavi arapfukama, noneho arangije atangira gusenga. Igihe yari ari gusenga, umuyaga mwinshi cyane waraje utangira kwataka iri soko. Abantu bose batangira kwirukanka, abandi bamwe umuyaga urabatwara, ibintu byari biri aho ngo byose umuyaga urabitwara. Nuko muri ako kanya umuyaga wahise uhagarara, noneho hahita haza ijwi, ariko ijwi ritangira kuvuga nta muntu n'umwe uzi aho riturutse. Nuko ijwi riraterura riravuga riti ntuzigere wigera na rimwe utunga urutoki umuhanuzi wanjye nahaye ubutumwa. Abantu bari bari aho ngaho bose batangira kureba hejuru, batangira gushakisha bagira ngo barebe aho ijwi riri guturuka. Nuko wa muprofeti arangije ati ntabwo asubira inyuma. Isura ye yaratangiye kugira ubwoba ndetse intoki ze zitangiye gutitira. Nuko Sami yarahagurutse arangije yitegereza wa muprofeti. Nuko Sami arangije aramubwira ati wowe wita umukozi w'Imana, ariko Imana izi ukuri, igihe cyawe kirarangiye. Nuko pasiteri yahise ava aho ngaho yirukanka cyane. Abantu bose bo mu isoko barangije baramukurikira baramwirukankana. Uwo mugoroba agace kose nta kindi kiganiro cyari kiri aho ngaho. Bamwe bizeraga yuko uyu mugabo yari umuntu wari watumwe n'Imana,
ndetse batangira kubwira abantu ngo bagume mu rusengero, ariko abandi bahise bava mu rusengero ako kanya. Nuko ubwo wa mwana ageraga mu rugo, nuko mama arangira amubwira ati mwana wanjye, ntabwo nzi neza ibingibi uburyo biri burangire, ariko ni wowe wabikoze. Nuko umwana arangije amubwira ati mama, wigira ubwoba, Imana iraza kuturinda kandi yahoze iturinda n'ubundi. Ahangaho ko uyu mwana arimo avugana na mama we, yari abizi neza ko uriya muprofeti ibyo bigiye kurangira. Nuko Prophet Jonas yongeye atumira babakozi be bicara muri salo ye, atangira kubaganirira ababwira bati uburyo nasebeye muri iriya soko byangije izina ryanjye, ndetse urusengero rwe bamwe na bamwe bari batangiye kuruvamo. Angira avuga ati uyu mwana w'umuhungu n'umutego, njyewe nintarahagarika uno mwana w'umuhungu ararangiza buri kimwe cyose nubatse. Nuko umwe mu bavoka be arangije arahaguruka aramubwira ati Prophet, njye ndumva ku bwanjye twagerageza uburyo dutangira tukigisha abantu bakagaruka mu rusengero, aho kugira ngo dufokasinge kuri uyu mwana w'umuhungu. Dushobora gukora ibindi bitangaza byinshi cyane, ndabizi neza abakristo bari bwongere bagaruke. Nuko Jonas arangije avuga ngo ntago ibitangaza byanjye babyemera, kubera yuko ntago bakinyizera, uriya mwana w'umuhungu agomba guhagarikwa. Nuko undi mu bakorana n'uyu muprofeti arangije arabaporopoza arababwira ati ese murabyumva mute turamutse dushinze uriya muryango ko ari abarozi? Abantu bose bazahita batangira kubagendaho, batangire kubamagana, nta n'umuntu uzongera kumva ibyo uriya mwana w'umuhungu avuga. Nuko Jonas arangije ahita atangira guseka aravuga ati ibyo bintu uvuze nibyo. Nuko umunsi wakurikiyeho Prophet yahise afata abantu benshi, arangije arabakodesha, arangije arabatuma bagenda bakwirakwiza inkuru ahantu hose mu masoko ndetse n'ahandi hose haba abantu benshi, bavuga bati ese mwabimenye, uriya mwana w'umuhungu ntago ari intumwa y'Imana, ahubwo barimo baramwigisha, arimo aritegura kuba umuraguzi. Ibyo yarimo akora byose, yarimo akora practice, yarimo yitoza kuba umuraguzi. Umuryango we wese ni abaraguzi. Ayo magambo yahise akwirakwira ahantu hose. Nuko umugoroba warageze, nuko abantu bose baraje ndetse baza n'ibimuri byinshi cyane, baraza bazenguruka urugo rwa mama. Nuko umwe muri abo bari barahungarangije atangira gusakuza avuga ngo Ruth sohoka. Nuko Ruth arangije afungura urugi arasohoka, ndetse afite Sami mu ntoki ndetse na Gatara. Nuko arangije arabaza ati ese ibi ni byerekeye iki? Ariko yabajije afite ubwoba. Nuko umwe mu baturage baho ngaho arangije yigira imbere. Nuko arangije avuga ati twamenye ukuri twerekeranye n'umuhungu wawe. Uyu mwana w'umuhungu arimo akoresha imbaraga z'umwijima kugira ngo adukure mu kwizera. Umubyeyi ahita avuga mu ijwi rirerire aravuga ati ibyo ni ibibeshyo, umwana wanjye ni inzirakarengane, umwana wanjye byavuga ni ukuri. Ariko abantu bari aho ngaho ntabwo babyemeye. Nuko abantu bari aho baravuga ngo okay, nimba uvuga yuko umwana wari inzirakarengane, reka pasiteri amugerageze. Nuko icyumweru cyakurikiyeho urusengero rwari rwuzuye rwakubise. Prophet Jonas nawe yari yiteguye ko agiye kugaragaza uyu mwana w'umuhungu akamukoza isoni. Nuko Sami ndetse na Ruth abantu barabafashe babazana ku rusengero ndetse babazana nabi. Nuko Prophet Jonas arangije afata inkoni ye. Nuko arangije mu ijwi rirerire aravuga ngo uyu munsi tugiye gukemura buri kimwe cyose, mureke turebe nimba koko uyu mwana w'umuhungu ari intumwa y'Imana cyangwa se ibimukorerwamo ari imyuka mibi, imyuka y'umwijima. Nuko abantu bari aho ngaho bose batangira kujurajura. Sami yarahagaze aho ngaho ahagararanye na mama we, yari yababaye kubera uburyo yari yazanywe aho ngaho ku rusengero. Nuko Jonas arangije yigira imbere, arangije atunga urutoki wa mwana Sami, arangije aramubwira ngo nimba koko mu by'ukuri wumva n'Imana bigaragaze hano, nutabigaragaza uhite wicuza imbere y'abantu bose kugira ngo byibuze ukure ikimwaro kuri famiye yawe. Arangije afunga amaso ye atangira gusenga, arangije mu ijwi rituje aravuga ati Nyagasani ntabara, ndakwinginze bereka ukuri. Ubwo rero Prophet yazamuraga inkoni ye ngo avuge, urusengero rwose rwahise rwijima, noneho hahita hazamo urumuri rwinshi cyane hagati mu rusengero. Nuko abantu bari bari aho ngaho bose batangira kubitegereza ibiri kuba. Ako kanya noneho ukwizera Jonas kwahise gutangira kugabanuka.
nuko urumuri rwaraje rurangije ruza rugwa kuri Sami. Bagiye kumva bumva ijwi riranguruye riravuga riti, uyu nguyu ni umukozi wanjye, ntimumukoreho na gato. Uyu mwana ibyo avuga ni ukuri, kandi ninjye wamwohereje ngo aze kubaburira. Nuko buri umwe wese wari uri aho ngaho yahise apfukama, ndetse batangira gutitira, batangira kugira ubwoba. Jonas yahise ajugunya cya kintu yari afite, atangira gutitira. Nuko ijwi ryakomeje riravuga, rirangije riravuga riti, ubuhanuzi bwawe guhera uyu munsi burarangiye. Ubwo rero umwijima wahitaga urangira aho ngaho muri urwo rusengero. Abantu bose baho ngaho mu rusengero batangira kumubwira bati, waratubeshye, waratugambaniye, wowe ntabwo uri umukozi w'Imana. Nuko Jonas atangira kwihagararaho. Barangije bafata Prophet Jonas bamukura aho ngaho mu rusengero, bamujugunya hanze, ndetse batangira kumubwira bati, va ngaha ntabwo tugukeneye hano muri aka gace. Umugabo wari warigize umuprofeti ukomeye cyane mu gace. Reba nawe urusengero rwose ndetse n'abantu bose bo mu gace bari kumwirukankana. Nuko Lucy yegereye umwana we, arangije aramubwira ati, mwana wanjye umbabarire, ntabwo nigeze nkwizera, Imana mu by'ukuri yaragutumye. Nuko Sami arangije abwira mama ati, humura, njyewe nakoze iby'Imana yantumye gukora. Nuko Jonas amaze kugenda, abaturage ndetse n'abantu batuye aho ngaho batangiye kongera kugarura icyizere. Ubu ngubu noneho abantu bari batangiye kwita ku Mana ndetse no gusenga Imana ishobora byose, aho kugira ngo bite ku baprofeti b'abatubuzi. Sami yahise ahinduka icyitegererezo cyo kwizera ndetse no kumenya ukuri. Ariko Sami yarabizi neza yuko urugendo rwe rutararangira. Hari hasigaye abantu benshi cyane bari bameze nk'abaprofeti Jonas. Uyu mwana w'umuhungu rero yari yiteguye gukomeza gutanga ukuri ahandi hose, isi yose ikabimenya. Ahantu hose Imana yamwerezaga, uyu mwana w'umuhungu yaragendaga akavuga ukuri. Nyagasani akomeza turinde kandi atufungura amaso, tumenye aho tugana, tumenye n'abo twizera, aturinde kugwa mu buyobe. Amen. Nyandikira muri comment section ngo amen. Wakoze rero kubana nanjye kuva kwitangira kugera ku iherezo. Nizere ko wakunze inkuru, nizere ko hari ikintu wakuyemo, nizere ko hari ikintu wizemo. Nimba hari ikintu wakuyemo, byandike muri comment section umbwira uti inkuru